baburetse gato unyemerere turebane iyi story yacu, uraza kwigiramo byinshi ndetse uraza gusobanukirwa. Ndagira ngo ngira akantu nkwereka gatoya. Dutangiranye umusore witwa Jonathan aza gukora nk'umupromburiye mu rugo rw'umugore ndetse n'umugabo. Nuko uwo mugabo bamwita Fernando, umugore bamwita Emilia. Ndagira ngo ukurikire sasa. Jonathan akigera muri urwo rugo agatangira kwitegereza umugore cyane, n'umugore ukabona ko afite ikimwaro ndetse n'isoni. Ndagira ngo uraza gusobanukirwa. Nuko Fernando akavuga ati gira vuba vuba rero, ahantu ugiye gukora ni hano hirya. Yareba Fernando yareba akabona Jonathan ari kwitegereza umugore we cyane. Ndagira ngo ukurikire sasa. Jonathan akongera akavuga ati harya ngo urambwiye ngo ni ugukorera hagana hehe? Reka nze nta ribi njye kuhakora. Ariko ndagira ngo mukurikire uraza gusobanukirwa. Mwabonye ukuntu Emilia arimo arareba. Ako kanya Jonathan akihagera atangira kwibaza ati si ibi ni ibiki mbonye? Akibaza ati si ibi ni ibiki mbonye koko? Ndagira ngo ndorere sasa. Ndagira ngo ndorere. Ako kanya Emilia ndetse bari kumwe na Fernando. Nuko Fernando akabwira umugore we ati ese ko urebana cyane na Jonathan muraziranye? Nuko umugore akamubwira ati oya rwose nta hantu tuziranye mugabo mwiza. Nuko Fernando akavuga ati okay, ndumva rero nabonaga ari kukureba cyane, ubwo rero birashoboka ko yagukunze. Ati sinjye nkundana n'umupromburiye ntibishoboka. Ariko Emilia avuga. Nuko Fernando akavuga ati none se ntago bishoboka ko wakunda n'umuntu nkuriya? Nuko Emilia agaseka. Ndagira ngo ukurikire uraza gusobanukirwa. Ako kanya Fernando akomeza kumbwira ati ikintu cyose uzashaka nzakiguhereza, kandi rwose tuzakomeza rwose tubane. Reka dukomeze agafilime kacu. Ako kanya batugara kuri Jonathan arimo arakora ubwogero, akomeza areba ko bukora neza ndetse abukomeza kubukora. Ndagira ngo ukurikire sasa uze gusobanukirwa. Muri icyo cyumba ahita hinjira Emilia aza kureba Jonathan. Aza noneho ari gusaba imbabazi. Ese uyu muntu baziranye he? Ni muntu ki? Ako kanya Jonathan akahita amureba. Nuko Emilia areba Jonathan akamubwira ati mbabarira. Jonathan akahita avuga ati nkubabarira iki? Nkubabarira iki ibyo wankore ntago bihagije koko? Ako kanya Fernando ibyo aba yabibonye, ntago aba ari umwana, akaza kumviriza bano bantu. Ako kanya Jonathan akavuga ati wantanye n'abana, uradusiga ngo nuko turi abakene, mbabarira umbwize ukuri. Ese koko uwo ari nkawe nakubabarira? Nuko Emilia akamubwira ati umbabarire, ntago nari nzi ko basi bizagukomerera gutya, ntago nari nzi ko bizagukomerera gutya. Jonathan akavuga ati none wari uzi ko tubayeho gute? Wari uzi ko tubayeho gute muri ubu bukene wansizemo, ndetse ukantana n'abana bangana kuriya, nkakomeza kubarera ndetse no kurwana n'ubuzima, nkaba narasubiye inyuma bingana gutya, nari mfite amafaranga, nari nihagije. Ako kanya Emilia rwose akomeza kurira, wa mugore babanaga akomeza kurira cyane rwose. Ariko Fernando ari kubumva. Ndagira ngo ukurikire sasa. Emilia aririza rwose nkaho atari mu makosa, ari inzirakarengane. Ariko ibyo yakoreye Jonathan ni ibintu bibi cyane. Yamusiganye abana ndetse harimo n'umwana w'uruhinja. Ariko Jonathan akareka akazi akaza kwita ku bana, bakaza no kumwirukana ku kazi, akisanga mu buzima bubi ndetse agakora igipromburiye. Ako kanya Fernando arabyumva, yumva ibintu byose uyu mugore wiwe aba yarakoreye Jonathan. Ndagira ngo ukurikire sasa. Akomeza kwitegereza ndetse no kumviriza ibyo Jonathan ndetse na Emilia barimo baravugana. Nuko Jonathan akamubwira ati ntago njye nakwemera rwose kongera, nta nubwo nanakubabarira kuko ukuntu wangize kuriya. Ako kanya Emilia akavuga ati njye naje ahangaha kubera yuko twari tumaze kuba nta mafaranga dufite, kandi ahangaha mpabona buri kintu cyose, nta kibazo rwose ahangaha kiba gihari. Numvaga rero ntakwiye kuba mu buzima bubi, ndumva wambabarira. Ako kanya Fernando ababyumva
kuko uyu nguyu aba ari umugore we, ariko nawe akumva yuko atamukunda mu biganiro baba bari kuvuga, ahita yivanga mu biganiro ariko aza aseka. Ndagira ngo ukurikire sasa, araza akavuga ati mugore mwiza murimo muraganira iki we na Jonathan? Nuko Emilia agatangira kumuyobya akamubwira ati narimo arambwira nari ndimo ndamubwira atunganye ahantu neza, namara kuhakora ndetse anaturebere muri kiriya cyobo cy'amazi ko cyaba kimeze fresh. Nuko Fernando byose aba yabyumvisha ariko akabyirengagiza, akabwira Jonathan ati rwose ibyo ngibyo umugore avuze uze kubikora nta kibazo. Ariko Jonathan aba yabibonye uburyo rwose umugore we bamutwaye ndetse akatwarwa n'umuntu ufite amafaranga. Ndagira ngo ukurikire sasa, akababara cyane, akarira cyane rwose, akavuga ati si uko man mbigenze gute. Ariko Jonathan ari kuvuga, uri kumubona aho ngaho kuri rwose kuri akubwogero ari barimo arabutunganya. Ndagira ngo ukurikire sasa, ako kanya aho baba bamubwiye kujya kureba ajya kurebayo aho bogereza amasahani. Nuko ako kanya Fernando akahamusanga ndetse ahamusanga ari kumwe n'andi n'umugore we Emilia. Ndagira ngo ukurikire sasa uze gusobanukirwa. Utarakora subscribe, ndagira ngo ukore subscribe kandi dukomeze tubane, ujye ukomeza dukurikire umunsi ku wundi. Nuko Fernando akabwira Jonathan ati byaba byiza, ndabona wabikoze neza, uri umukozi mwiza, ariko hari ikintu nshaka ko tuganira kandi hari ikintu nshaka kubwira kandi rwose cyaba ari cyiza. Ese waba ufite famiye cyangwa se umugore? Ako kanya Jonathan akamureba akavuga ati nta mugore ngira rwose. Ako kanya Fernando akavuga ati ihangane rwose, ko amubwira ko yamutaye. Nuko ako kanya Jonathan agahaguruka akamubwira ati sha rwose nta mugore ngira, gusa ngira abana kuko umugore wanjye yarantaye. Ariko ntamubwire yuko ari Emilia, ariko Fernando aba abizi. Nuko akamubwira ati rero hari ikintu nshaka kugira ngo nkubwire, mwakomeze kurebana n'uyu mugore kare, ariko njye nanjye sindi umwana mpita mbimenya. Nuko Emilia atavuga ati nguvuze ngo iki? Oya ariko ntago ndi umugore wiwe. Nuko Fernando akavuga ati oya wimbwira gutyo, njye nabibonye uburyo mwaganiragamo ndetse n'uburyo mwavuganagamo. Nuko Fernando akabwira Jonathan ati nta kibazo, niba ufite gahunda y'uko mwasubira nta kibazo rwose, ntago ndi umuntu mubi ko ntago nigeze mbimenya ko uyu nguyu yari umugore wawe. Ntago ibyo nigeze mbimenya kuko ntago nari mbizi ko uyu Emilia ari umugore. Ndagira ngo ukurikire sasa, Emilia aba ari aho ngaho ari kumva. Nuko Fernando akomeza kubwira inkuru y'ukuntu yahuye na Emilia. Nuko Jonathan akomeza akumva yuko rwose Fernando ari umusore mwiza kandi nawe rwose wigira n'umutima mwiza, nta kibazo, ari umuntu umuramutse umubwije ukuri kandi akamubwira neza. Ako kanya Fernando ahita akurayo amafaranga ibihumbi 30 by'idolari. Ndagira ngo ukurikire sasa, akurayo ibihumbi 30 by'idolari akabihereza Jonathan. Jonathan akavuga ati birashoboka se aya mafaranga se yaba ari ayanjye? Ariko Jonathan avuga, nuko Fernando akavuga ati aya mafaranga ni ayawe, basi amafaranga yafate rwose uza uyafashishe abana bawe kandi nawe ukomeze witeze imbere. Nuko Jonathan akabona ko rwose uyu musore amurwanyeho kandi amufashije bikomeye cyane. Nuko Fernando akamubwira ati rwose ntago umbabarire, ibi ntago nigeze mbimenya biri hagati yanyu na Emilia. Ariko Emilia akabona rwose ari kuzamo ikibazo. Ndagira ngo ukurikire sasa, kuko urumva yuko niba Fernando arimo aravuga gutya, ubwo urumva Emilia ese yaba ahagaze hehe? Ndagira ngo ukurikire sasa uraza gusobanukirwa.
kanya Jonathan akavuga ati amafaranga ni menshi, ese koko birashoboka ko amafaranga yaba ari ayanjye? Oya rwose, niba rwose harimo ari nk'inguzanyo rwose akiri amafaranga ntabwo nazayishyura ko sinayabona. Nuko Fernando akamubwira ati aya mafaranga ni ayawe, we ntugire ikibazo, aya mafaranga uzakoresha icyo ushaka. Nuko Jonathan akavuga ati urakoze rwose, urakoze, Imana iguhe umugisha. Nuko ako kanya Jonathan agahita yabika. Nuko ako kanya amafaranga, uyu musore akimara kubika amafaranga, ndagira ngo ndorere sasa ya marira y'abagore. Emilia ahita aza akarira imbere ya wa mugabo wiwe wa kera Jonathan, avuga ati mbabarira, ntabwo nari nzi ko ari uko basi bizamera, kubera yuko uyu abana n'umugabo atishimiye, ariko akabana nawe kubera imitungo, akabona none wa mugabo Fernando ahaye amafaranga menshi ashobora gutunga Jonathan ndetse n'abana biwe, nta kibazo bafite kubera ko yamukundaga, aje kumupfukama imbere. Ndagira ngo ndorere sasa ako kanya Jonathan nta kindi yakoze, ati wadutaye turi abakene, wadutaye nta kintu dufite, rero niyo wateka ibuye rigashya njye nawe nta kintu, ntabwo twakongera gusubirana. Emilia akomeza kwinginga ndetse anapfukamye ari kurira, ariko ntibigire icyo bitanga. Akanya Fernando waba arimo arabireba, ndagira ngo ukurikire sasa. Akanya Jonathan amubwira ati ntabwo bishoboka, icyo cyo nicyo kintu ugomba kumenya. Ako kanya ahita yigendera, akahita anashimira Fernando, akamubwira ati rwose we genda wite ku byawe rwose, nta kibazo, niba binakunda ujyane nawe uribe umugore wawe, nta kibazo rwose. Ako kanya akamubwira ati ngo none ngo njyane ngiki, njyane umugore wanjye? Ariko Jonathan akamureba cyane. Fernando akavuga ati oya nta kibazo rwose. Jonathan akavuga ati birashoboka se? Nuko Fernando akavuga ati nta kibazo, ariko Jonathan ntabwo ibyo bintu ko twabibonye ntabwo aba bishaka, ariko aba yabonye ko Fernando ari umusore mwiza, nta kibazo, yigira umutima mwiza, nta ribi. Ako kanya akamubwira ati rero akazi ngenda karangije, ngiye kwigendera. Yakebuka akabona Emilia yamufashe amapantaro. Ndagira ngo ukurikire sasa. Amubwira ati wambabariye koko, nta kindi kintu uyu musore akora Jonathan, asiga wa mukobwa aho akigendera. Nuko Fernando nawe yarazi ngo atunze umugore. Ndagira ngo ndorere sasa, aramwitegereza, akaza no kumupfukamira nawe akaza kumupfukamira ati mbabarira kuba narakubeshye, byagenze gutya. Ariko umusore Fernando aba yabonye uyu mugore ko rwose mwabana mu byiza ariko ntimubane mu bibi, yagusiga rwose. Aba yamaze kumubona, akarira rwose, agatakamba areba ko hari impuhwe bamugirira. Ariko Fernando nta kindi kintu akora, aramubwira ati ntabwo njye nabana nawe indi nshuro iyo ari yo yose, rwose shaka uburyo ufata imyenda yawe n'ibindi bintu wazanye ugende, ntabwo njye nshobora kubana nawe. Ako kanya Emilia akavuga ati ntabwo bishoboka, wambabariye koko, wambabariye. Ako kanya Fernando akavuga ati ahubwo mu minota mikeya nsakira ahangaha rwose, reka nigendere. Nuko ako kanya Emilia akavuga ati oya, nizere kuri gukina. Ako kanya Fernando akamubwira ati oya ntabwo ndi gukina. Ako kanya nawe nta kindi ahita yikorera, ahita amusiga ahangaha akigendera. Agafilime kacu tugasoreje, kora subscribe dukomeze tubane, dusiga Emilia yarira, ariko nizere ko mwigiyemo isomo rikomeye cyane. Ciao ciao.